Perezida mu kirokore tufite ikibazo gikomeye. Ikirokore wagira ngo abarokore ntituzi indera ko habaho. Turasarisha abantu nkaho twabajyanye indera tukabatera amabuye. Uvuze ibintu bikomeye. Oya ntabwo ari ibintu bikomeye nge ndabisobanura. Kuko reka nkubwize ukuri nkurikije ubuhanuzi mama Shatse yahanuye ngo nyuma y'urupfu rwa Gogo akavugiramo ibintu bikomeye. Gogo yari yarapfuye ahagaze, nanjye ubwanjye ndi umuzimu, Iva Buravan ngo ibiki n'ibiki, nanjye napfuye mpagaze, ibikiri biki. Nta muntu muzima utasaze wavuga ibintu nka biriya. We na Tisi buri arimo muri birabanuzi ko nawe ngo agiye gupfa. Umuhanuzi Tisi kera ariko yakeje wundi nabyo birimo se amaye uzi gutajya wumva noze yamugaruye kuri liste y'abapfu n'abarimo azira iki se none ntago mbizi yari usho ariko sibiniki nase nkakumvishije rero reka dore ikibazo kanze nkakumvisha ikibazo rero tugira ntago duhagarika ikiganiro. Ikibazo gikomeye dufite muri gospel nuko dusarisha abantu aho kubajyana indera aho bavura abasazi n'ibisazi mu mutwe, ahubwo tukabatera amabuye. Njewe nkurikije imikorere y'Imana n'ubuhanuzi ndetse nkanakurikiza icyo bita kuvangirwa nzi, kuko burya havangirwa umuntu wigeze aba muzima cyangwa akora ibintu biri bizima. Nkurikije rero iyo mikorere imeze gutyo uyu munsi ndashaka kuza gukorera umurimo w'Imana kuri jewe. Ati kugera ahangaha nangahe ndamubwira gukodesha imodoka mubwire essence arambwe ndakongeraho nangahe umubyisi njya kureba kugira ngo mwumve gusa. Je uwo mu pasteri ni baba pasteri bitwa pasteri bakitwa n'abahanuzi yatangira asengera umugore we kuwa mbere kuwa kabiri amuhanurira kuwa gatatu kuwa kane bigira noneho ubwo atangira kuzajya bafata igihe cyo kuganira. Umugabo agataha agasanga aracyaganira n'umugore, umugabo akarinda aryama ninasinzira, umugore akiri kuri telefone agana no muhanuzi no pastor. Urumva jowe urabizi ko n'abadiaspora bubona umwanya gakeya n'umwanya aba professor baba bubyaza umusaruro. Umugabo akarinda aryama, umugore akiri kuri telefone n'abana bamubuze gutyo. Nubwo ndi gukora iki kiganiro turi Poet de Repère ari mama Shatse, ariko bantu mukurikiye Zaburi nshya n'iyobokamana hari n'abandi bahanuzi benshi bameze nkawe nabo basa n'abasazi cyangwa abantu baba kuri YouTube kandi ngo bitwa ngo nabakozi b'Imana. Burya Perezida nubona umuntu ngo ni umukozi w'Imana byambarira akambara amakota akambara karuvati akagenda agahagarara hejuru y'umurambo akawushinyagurira, cyangwa ukabona ahanganye n'umurambo, ukabona imitsi yareza ahanganye n'umurambo n'umuntu utakiriho, bimeze gutya Pastor Eugene byagenze gutya, Gogo bimeze gutya, nyine ukabona ahanganye n'umurambo wari muzima. Nukuri ko yo mwijuru nushaka ujye uvuga ko mugani wa mama Shatse ngo yapfuye ahagaze. Juste hari icyo mvuga, gospel hari abantu benshi bamaze kubastinga basa n'abataye ubwenge, bakaba basigaye gushakirwa bakansaring, bakaba basigaje kujyanwa indera, bakaba basigaje nyine barasaze. Uzi ikintu cyabasajije nibanga rikomeye ngiye kumena ariko rinazwe mwiza ryabo cyangwa mwiyaduka ryabo byari byoroshye cyane kubeshya aba diaspora. Unyumve neza please, kintu ngiye kuvuga kirakomeye. Icyo gihe twari twavuze ku bisambo byibisha Bibiliya, umwe mu bantu arambwira ati ngiye w'abantu banjye mfite niyo wakora iki, niyo wateka ibuye, niyo wavuga ute ntibamvaho. Yego ndabase kubera iki batakuvaho. Atakose kuki utekereza ko ati mana uretse n'imbaraga z'Imana hari n'izindi zishobora gukora. Yego tari ibintu ushobora gutongera abantu ku buryo ubibaburiraho. N'abantu n'abadiaspora tuvuga cyangwa uretse nako si n'abadiaspora gusa, n'abantu bo ku ruhande bahanurirwa nabo no kubasengera. Hari abantu bagizwe ingaruzwa muheto n'abahanuzi banarozwe
bajya batongera ibintu byo kubibaburiraho, abandi bakafata ibintu byabo cyangwa amafaranga baboherereje bakayajyana mu bapfumu bakayaturaho ibiki, andi bakayajyana ikuzimu, andi bakayajyana hehe bakabiboheraho kabati aya mafaranga iteka ryose uno muntu icyo azakora cyose n'icyo azafata mu ntoki cyose ajya yumva yuko agomba kukimpaho cyangwa akamwibahuriraho. Ukabura aho ngaho uhora wibaza impamvu kurekura umuhanuzi runaka, pasiteri runaka byakunaniye, ukabona ubutunzi bwawe niho bwashiriye buri gihe uratora umuhereza kutoye kose, ugashaka kubivaho buri gihe, igitekerezo kikaza ukumva wanafasha umwanzuro wo kubivaho, ariko ku munota wa nyuma n'ubundi ukiyatura byakubayeho. Uraroze ukwiye gusenga Imana, ukwiye abantu b'Imana bakagusengera. Niba utabafite, ngewe nzi abantu b'Imana basenga by'ukuri, na Prezida arabazi, uzatubwire tugufashe tuguha abantu b'Imana bakusengere bakuderivure. Barakuroze bakwibaburiyeho, uhora ubayeho mu buzima bwo kwizenguruka, abantu bakavuga ibibi by'umuntu ntubyumve, nawe ubwawe ibintu baguhanuriye bikaba umaze imyaka 15 20 uhanurirwa n'umuntu ibintu bikaba nta na kimwe kirigera gisohora, ariko kumuvaho ngo ubone ko ari umuhanuzi w'ibinyoma bikaba byarakunaniye. Uraroze ukwiye kwirogoza, ukwiye kwivana mu ubwo bubata n'izo mbaraga yagutsikamishije. Kandi ibyo bintu ndi kubivugana agahinda gakomeye. Yes, ndagusuje cyane ukurikiza abo nishya ndetse n'Iyobokamana TV. Turabishimiye cyane kandi turabashimira cyane ko mwafashe umwanya kudukurikira. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwinshi cyane. Nitwa Prezida Ntaganzwa, ndi kumwe na Sengurebe Joel, umwana wa pasiteri, umushumba kugendera Canisius Nzabonima. Ndi kumwe n'umuntu ukomeye cyane kuko uyu ni umugabo wagiye abana n'abashumba cyane, haba mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Ndakwakiriye kuri Zabunisha. Yes, urakoze cyane Prezida, ntabwo twari duherukanye ariko turagarutse. Kuvuga ngo ibyo ngibyo uvuze se byari ngombwa? Oye, ntacyo bitwaye, gusa ntacyo mbivugaho, ariko nose byabitaba ngombwa kandi ari byo. Regara amateka adasiba utavanamo, ntabwo nose ndihakana papa. Kandi amakuru mfite nizewe nuko umwe mu bantu papa wawe yari yizeye cyangwa se yumvaga abazakomeza umuhamagaro w'ubushumba. Nabona ko narawukomeje buryo. Imana iguhe umugisha mwinshi. Ibi ngibi se ugira ngo hari ubushumba burutu. Ariko se wamugana. Uzi ntama tuba dushumbye. Nibyo cyane kabisa. Umeze ute se? Meze neza na Shimana. Yewe nanjye ndaje. Meze neza ariko mba numiwe. Nibiba biri kuri iyi mihanda shabega. Ntago babyoroshye. Ndagira ngo tubanze dusenge Imana ko ibintu uvuga birakomeye, hanyuma tuhite dutangira tuganira, dore ko n'Abanyarwanda baba bakeneye ku mwanya wari wose bafite bawubyaza umusaruro. Niko bimeze, nubwo tuba dukwiye kuvuga ibintu bitari buze kugira abantu umumaro. Buryo umuntu akurikiye ikiganiro, nukora ikiganiro ntiwumve ko umuntu uri bugikurikire ari buze kugira na gito yungukamo, buryo uzaba uri kugira ndero y'umuhamagaro. Ibi bintu dukora byitwa ibya Gikristo tugomba kubikora ku buryo byibuze biza gusiga hari umuntu ugikurikira neza, ari buze kugira icyo asobanukirwa yunguka cyangwa ikindi yiyunguraho cyane rwose. Mana Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye cyane ku gitondo cy'umugisha duhaye. Uyu ni umunsi wa mbere, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kuko mu byo wari waratugeneye n'uyu munsi urimo. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo tugende mu mahanga tubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abazemera tuzababatize mu izina rya Data ry'Umwana ry'Umwuka wera. Kandi rero tubwiye ngo nta kindi kintu uduhamagara usibye kwamaza ishimwe ryaduhamagaye. Ngwino ubane natwe rero, turumva twifuza ko umuntu wese ubize kugira kino kiganiro aza kunguka kumenya Imana mu izina rya Yesu. Hariho abantu benshi cyane bakiri impinja mu gakiza batarasobanukirwa byinshi. Unyemerere iki kiganiro kibi cyo kubahumura ni kibi cyo kubagusha, kandi n'abantu bataramenya Kristo ahangaha bahakirira umwami Yesu Kristo. Ndasenze n'inyenga kugira ngo n'abantu bakomeye mu gakiza nabo ngere kunguka kumenya Imana muri kino kiganiro. Uzubane natwe, twe ntago twakwishoboza, ariko umwuka wera w'Imana Roho Mutagatifu abanye natwe twakora iby'Imana ishaka mu izina rya Yesu Kristo, amen. Jo, yego, ndumva nifuza ko tuganira, ariko ndashaka ko duhera kuri iki kintu. Merutse kuganira n'umuhanuzi witwa Mama Chance. Mama Chance twaganira iminota nk'itanu cyangwa itandatu.
arambwira ati mfite ubutumwa yego kandi ubwo butumwa mfite ni ubutumwa bukomeye cyane bwihutirwa mama chance we yakubwira ko afite ubutumwa we anakubwira n'igihe buzaba bwataye agaciro yego nibyo ati ngewe mfite ubutumwa buzaba bwataye agaciro nyuma y'iminsi 3 ati nyuma y'iminsi 3 ntuzaba ukimbonye ntabwo nzaba ngitanze cyaza akakubwira ati Imana yambwiye ko ubutumwa ni ntabutanga n'urugero kuyoboka Imana TV aho nabutanga handi hose nta gaciro bwabo ahubwo nyange ibyo ahubwo yarabimbwiye nki nuko ameze kuri zaburi nshya no kuyoboka Imana nuko ameze noneho ahubwo ikibazo nuko niye Turuvier yabutanze handi nanjye nuko yambwiye noneho arambwiye ati ikibazo hano kiri nahangaha ndashaka gutanga ubutumwa ariko kuyoboka Imana no kuri zaburi nshya nahambariye icyasha yego naransebeje nise twagusebeje gute ati mwavuze yuko nsenya ingo ati kandi koko ndazisenya atariko ndagira ngo munkura y'icyo cyasha mbona uko ntanga ubutumwa kuko sinabutanga ndi icyo cyasha ndamubwira nise ikibazo kiri hehe ati we na Joel mwamvuze ibi nibi okay ni none se ni Joel mwavuganye nivugisha Joel nakwemerera azazi icyo cyasha ushaka ko tugukuraho tukigukureho Joel ko yansobanurira akambwira yuko mwabonanye ryari ntabwo namubaje ngo yego arambwira ati mwarabonanye murahura arakoze ati kuki wansebeje kuki wambeshyeye ati ubuca bugufi umusaba imbabazi uranamubwira uti nyaboneka mbabarira nuko nagize ishyari kuko wateye imbere kireka maze gutera imbere nguranye ngo niko nasabye imbabazi mvuga se ngo cyo cyabiguteye ngo nayo mpamvu yavuze ngo mwariyunze byararangiye nuko Yesu none se ikibazo mfite ni iki ngiki rero ndashaka ubwira abantu b'Imana kuko uwagiye kuri zabone cyo no kuyoboka Imana uvuga amakosa ya mama chance mu murimo we kandi kubyo wakorewe none ariko avuga ko mu gikari mwahuye mukiyunga ariya ubwo se twiyunze nyuma yuko wenda avuze ko nyuma yuko ampaye iminsi yo gupfa None ndasaba ntuzi ko nyuma yavuze ko ikinyamakuru yagiye avuga yuko ndasaba imbabazi uri bupfa ndi buruje mu bitaro nkanapfa nibyo natinye se ubwo nibyo nshaka kubaza nanjye ngo nasabye imbabazi muvuga ko ngo ari ishyari namugiriye ngo yateye imbere yateye imbere uranjura mwibagirwa kandi ari we wamuhaye agatuti cyane rero perezida kamubwiza ukuri ibyo bintu nta byabayeho ni ukuri kw'abakristo nta mbabazi nigeze nsaba koko buriya erega nazisabye naza kuri kamera uzo burwo wamusaba imbabazi mugani we ngo tumweze ubwo namusaba imbabazi ngenyine kandi twaramuharabitse mu bantu niba byita kumuharabika nta ntegeke kujya kuri kamera aho umupira warengeye ngo abari urengurirwa ubwo naba izo mbabazi ubundi zaba zimumariye iki nanjye simbizi nibyo nanjye nibajije nashaka kukubaza ngo nsobanukirwe neza ibyo bintu nta byabaye yarakubeshya ibaze yarakubeshye rwose nta mbabazi nigeze nsaba dore yuko ibyo navuze nanabisubiramo kandi ibimenyetso muri public rega buri abantu hari ukuntu bameze abantu ushobora kubabeshya rimwe kabiri bikemera gatatu kane ariko iherezo rikarangira ryerekanye ko bavuze ati se ibintu Joel na Prezili bavuze kuri mama chance nibyo cyangwa uretse na biriya bavuze ahubwo hari nibindi ntekereza ko ibintu bari kubona ubu mw'iki gihe tuhagazemo nona bishobora guprovinga uzi ko niyo naba narazisabye yaba azisiribanza cyane rwose sinzi niba wumva ikintu ndi kuvuga nabyumva niyo byaba ari byo wenda nkaba koko narazisabye hariya ngo namugiriye ngo ishyari ubu se mama chance ntabwo ari umwe mu bantu banyuze imbere nazamu babakozi b'Imana bateye imbere kurusha abandi barahari bateye imbere bikomeye barahari bahinduriwe amateka kandi mbishimira Imana ari nge wabazanye kuyoboka Imana TV bwa mbere barahari benshi cyane pe kandi abo ngabo Imana itakwibutsa nta muntu wakwibuka kandi nta n'umutwaro mbafiteho kuko nanjye icyo gihe nabazanaga
ndi mu kazi cyane tujye tuvugisha ukuri wowe niko kuri niba nahaye runaka ikiganiro kikanyinjiza wenda quelque pourcentage y'utudolari ni urugero kikarebwa agakundwa ni inyungu zanjye nawe rero ntacyo mwishyuza cyane ntabwo mbikora avuga ngo nyaboneka ngo nutera imbere ngo uzanyibuke ntabwo ari ideni ku buryo ryatuma ngo ngirira umuntu ishyari nkaza kumusebya ngo kubera yuko atanyibutse oya icyo cyo ni ukumbeshyera nakubeshyeye yarambeshyeye rwose nta reka ibyo ntabyo rwose nta n'imbabazi nge nigeze nsaba rwose abantu wenda batabona ntarapfuye ngo bagire ngo nuko nazisabye akuzi ko wamugani baje bati impamvu Joel atapfuye nuko yasabye imbabazi mama yeka ndarengana mfana nitwa n'iki se byari bivuye ku Mana buriya nibyo nari nkubwiye ngo niyo naba narazisabye ubwe yaba azisiribanza kuko Perezida mu kirokore tufite ikibazo gikomeye ikirokore wagira ngo abarokore ntituzi indera ko habaho turasarisha abantu nkaho twabajyanye indera tukabatera amabuye uvuze ibintu bikomeye oya ntabwo ari ibintu bikomeye ngenda bisobanura kuko reka nkubwize ukuri nkurikije ubuhanuzi mama Shatse yahanuye ngo nyuma y'urupfu rwa Gogo akavugiramo ibintu bikomeye Gogo yari yarapfuye ahagaze nanjye ubwanjye ndi umuzimu iva buravari ngo ibiki n'ibiki nanjye napfuye mpagaze ibikiri biki nta muntu muzima utasaze wavuga ibintu nka biriya we na tisi buri arimo muri birabanuzi ko nawe ngo agiye gupfa umuhanuzi tisi kera ariko yakeje wundi nabyo birimo se amaye uzi utajya wumva noze yamugaruye kuri liste y'abapfu n'abarimo azira iki se none ntago mbizi yari usho ariko si biniki nase nkakumvishije rero reka dore ikibazo kanze nkakumvisha ikibazo rero tugira ntago duhagarika ikiganiro ikibazo gikomeye dufite muri gospel nuko dusarisha abantu aho kubajyana indera aho bavura abasazi n'ibisazi mu mutwe ahubwo tukabatera amabuye njyewe nkurikije imikorere y'Imana n'ubuhanuzi ndetse nkanakurikiza icyo bita kuvangirwa nzi kuko burya havangirwa umuntu wigeze aba muzima cyangwa akora ibintu biri bizima nkurikije rero iyo mikorere imeze gutyo urumva Perezida nandi kuvuga ati muri gospel hari ikibazo gikomeye cyuko dusarisha abantu yego aho kubajyana indera tukabagira ku mavi tukabajyana mu masengesho gusa yego cyangwa tukabatera amabuye ubundi twarasarishije hari abantu basaze kuko sinumva ukuntu mama Shatse agenda agahagarara ku maguru y'abiri akavuga ukuntu ari umuzimu wigendera akavuga ukuntu yapfuye ahagaze akavuga ukuntu Gogo ngo yari yarapfuye n'ubundi ahagaze akavuga ukuntu Gogo yavuye hano mu Rwanda ngo urupfu ngo ruzamwica ngo arutwaye mu ibage ari ubuzima oya akanavuga no kuntu ngo ari umuzimu we ubwe ngo ari umuzimu ngo aganana n'abazimu urumva umuntu ari muzima oya Perezida so tubyoroshye tuvuge ngo ngo afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa nukuvangirwa se oya nta nubwo kura niko bavangirwa uriya mubyeyi ashobora kuba aba mu yindi si twe tutazi akaba ari umuzimu se nyine nk'uko abivuga none se biriya bintu uri kubona ari kubivuga ari kubivugishwa nakuri kubona nyine ari yataye ubwenge nyine akaba ari ngiye mbona atataye ubwenge ngiye mbona yasaze nyamara bon iyo umuntu akoze ibintu bihabanye n'ibyo abantu bari normale cyangwa se basanzwe bakora tuvuga yuko nyine yasaze cyangwa se yahuye n'ikibazo cyo mu mutwe ariko buriya hari indi si abantu babamo umugabo witwa hari umugabo witwa Rutanga rw'amaboko aherutse kuvuga akantu gakomeye cyane gakomeye igiye kuri channel ye urabisomuka ukabibona reka nze nkarebe ntaza kukavuga nabi ntaza kugakotinga nabi yaravuze ngo twebwe turabikuzimu
ni ikiganiro cyakozwe ryahise, ni ikiganiro cyakozwe hashize nk'umunsi umwe. Twe turabikuzimu, umurasta utarabandwa siwe. Menya iby'Imana ukomeza nyine ugasoma. Ariko we yihamiriza yuko ari uwikuzimu. Rutanga rw'amaboko n'umuntu wize, n'umuntu w'umunyamashuri, n'umuntu ujijutse. Ntago ibi bintu bavuga ngo yasaze. Azi icyo arimo aravuga. Nose ubwo nukubaza. Ese hari abantu babikuzimu bakaba no kwisi? None se Bibiliya itubwira ngo iki se? Bibiliya avuga ngo twicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Abera b'Imana. Bibiliya igaragaza ko tuba turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka. None abantu batari mu ijuru utekereza yuko nta yindi se babamo? Nose ku buryo mama ashatse tuvuga koko kari umuzimu? None se umupfumu iyo arimo ari muri iriya mirimo ye ya gipfumu, akavuga ati ndimo ndamureba mwibase, ati yashyizemo amazi arimo arareba umuntu wagiye nyine gukoresha ibyo ukoresha, icyo gikorwa aba arimo aba ari mu isi y'umubiri isanzwe, afite ahandi hantu aba ari. None aho rero niho mama ashatse nawe oya sinavuga ko ari hari, ahubwo twe twirebera ibyo atubwira, ntitubisuzugure, ntitunavuga yuko ibyo ari kuvuga atabizi, ahubwo twebwe twemera ibyo ari kutubwira kuko nibo bitwibwiriye. Ntitujya kuvuga yuko yataye umutwe. Hari abantu bajya bavuga ngo abanyamakuru ngo barasebanye. Ubu se nabyo ubu ibi turi gukora ni ugusebanya. Ubwo yivugiye ati ngewe ndi umuzimu, urumva? Birahari. Wenda turabishyiramo. Ngewe ndi umuzimu nganira n'abazimu. Cyane. Nge napfuye mpagaze. Kuko Perezida tuvugisha ukuri. Nuwaza tubyemere nyine ko kuko ari umuzimu. Ibi ari kuvuga ufite uburenganzira bwo kubihakana se? Ni umuzimu? Nese ufite uburenganzira bwo kubihakana? Ndabizi. Nge nta burenganzira mfite bwo guhakana ibintu umuntu yivugiye. Kubera iki se mbihakana? Ko yashutse abantu benshi. Ndinde wo guhakanya ibyo umuntu yavuze. Ahubwo twebwe dusubire inyuma turebe ibyo yagiye avuga byose, yagiye abivuga nk'umuzimu wa mugani. Ibyo yagiye hanura, ibyo yaguhanuriye, ibyo yahanuriye abantu badukurikiye, abantu nibasubiza amaso inyuma barebe abo yagiye hanurira baye, mumenye yuko wa muntu wabahanuriraga yari umuzimu kuko yabibibwiriye. Yaranapfuye. Nayo mpamvu amakuru y'abapfuye yamenye. Kuze ko ari byo, kuze ko ari umuzimu. None se nawe rero iyo usomye comment z'abantu, yego, barakubwira bati uyu mudamu igihe cyose tumubonye aba afite amakuru y'abapfuye gusa, kandi akunda guhanura koko. Ati ku bwa Theogene yarazengurutse aravuga, yego, ku bwa Tisiye amerewe nabi yaravuze, ku bwa Gogo aravuze, umuntu wese w'umusitari wapfuye aravuga. Kwa Iva Buravani ni hatavuze, ariko nawe urumva yamukombiniye na Gogo. Aravuze ati urupfu rwa Buravani bwaramunejeje. Kubera iki? Ahari ntabwo atanze impamvu. Byangoye kubyumva kuko kumwumva iminota irenze 2 biragoye uyu mudamu. Ariko umuntu yakubwiye ngo urupfu rwa Buravani rwamunejeje, rwaramunejeje, ndakubwiza ukuri, na Mariya Mutuzi wajyaga mu ijuru akongera akagaruka, apfa abantu barababaye cyane. Na Yesu Kristo wapfuye kugira ngo ibyanditswe bisohore, apfa abantu barababaye. Buravani apfuye, uyu mudamu ngo urupfu rwe rwaramunejeje. Jo, buriya hari igihe kigera wavuze ngo hari imyaka umuntu abamo kagenda abeshya abantu, ariko igihe kikagera abantu bakamuvumbura. Nta nubwo mama ashatse se baramuvumbuye, ahubwo we ayishyize ku karubanda. Icyo nashaka kuvuga aha ngaha nta kintu dufite cyo kongeraho. Umubyeyi yamaze kutubwira ibyo uwariwe. Niko kandi ninjye wamuzanye. Aravuze ngo twamwambitse icyasha, sibyo? Ngo tumukureho icyasha, ngo tuvuge ko asenye ingo. Ngaho ibaze iyo adushuka ngo tugiye kumukuraho icyasha akavuga ibintu bimeze utya, agahita avuga ati ndi umuzimu, noneho ngewe wigende. Ngewe ndajyamenyesha ngo ndi umuzimu kandi ngo paya rotaya. Ikimenyetso uzi ikintu cyerekana ko mama Chance Mugani banza ataba mu isi yacu nyine. Mana yinyuraguramo cyane. Warampamagara kambwatumva mfite ubuhanuzi Imana yampaye.
yantegetse yanyihanangirije ko ntahandi hantu ngomba kubutangira ni kuyoboka Imana TV no kuri Zaburi no kuri Zaburi nshya ati mugire vuba mubyiteho kandi nimutabyitaho murarya igihano urumva abari ibintu berekejwe n'iterabwoba urumva ati kandi ikindi none se niba yaravuze yuko namusabye imbabazi yansabaga ko yampamagaye ambwira ati navuganye na Prezili ati yanyemera yuko uramutse ubyemeye wowe nawe mwankuraho icyasha ati ubundi nkajya nataga ubutumwa niko yambwiye nawe akagaruka ati Joel we yansabye imbabazi ati yangiriye ishyari ngo nuko ngo yateye imbere se gute ubundi buriya reka ne kwinjira muri privacy wenda y'umuntu akaducanga mukangiye kubona mbona ikiganiro cya bwa butumwa oya bucya turi bukore nimugoroba yampaye message audio arambwa ati umbabarire kugukinisha ati Imana yabihinduye nukuri ndayifite hano ruba ati Imana yabihinduye Imana imeze nka biye ati Imana yabihinduye ati ntabwo nkije kuri Zaburi nshya no kuyoboka Imana nukuri iyo mwijuru tise ibihinduye itese tisimbizi tinasenze ati nyine uzi ikintu cyatumye avuga ko Imana ibihinduye nuko yabonye nari nagize resistance ku icyo ngicyo cyo kuba ngo tumugire umwere abona ko bitari ubukunde ahita avuga ati ni Imana ibihinduye nawe rega nakubonye ikiganiro wakoze cyane nawe ibyo yasaga n'uduha message zisa cyane rwose urumva ndavuga se iyi Mana koko imeze nka televiziyo bacanisha telekomande ngira bihinduye igize itya tubwiza abanyarwanda ukuri wagiye ukoresha abakozi Imana benshi bagiye batandukanye kandi bagenda bagira umumaro abanyarwanda ari mama Chance yaje ati byagenze gute ko nzi ko wajya gusenga gasengera abantu b'Imana mama Chance ni gute wamuzamuye ute byagenze bite mama Chance tumenyana bwa mbere yaraje icyo gihe arambwira ati ndi umukozi w'Imana yansanze kuri Baoba Hotel niho nakoreraga ibiganiro ndabyibuka arambwira ati ndi umukozi w'Imana ndi umuhanuzi ngira n'ingorane icyo gihe asanga hari abandi bantu nakoreshaga bari bamaze no kuba abasitari bamutangira ubuhamya aravuga turamumama n'umuhanuza tukomeye reka atasengera SGM uti mbese ni umuntu w'Imana rwose bamu buhamya bwe nyine atanatwumva burya hari ukuntu umuntu akubwira ikintu ari kumwe n'undi kugira ukavuga ati ari kugira ngo mwemere hari ukuntu avuga ati turamumama gusa uti mwari kumwe ati ni profete ukomeye okay arambwa ati ngewe ati Imana yantumye kuri YouTube ati yambwiye ko nta hantu ngomba gukorera uretse kuyoboka Imana TV niho honyine yantumye niho ngomba gukorera ndetse ufite ubutumwa ki arabumbwira icyo gihe ubu ngiye muri zacu nshobora kubireba ubwo yahereyeho ndamwakira atanga ubutumwa yakundaga kuza yanditse ukumva nyine bimwe nka questioning ibindi nkumva bifite logique ngakomeza arakundwa rwose n'abantu ubuke ntagira kumona yagiye kuzirisha n'amase Imana wavuze ko yakwihanangirije ko nta handi hantu hera hirabura wemerewe gukorera none ukaba uri kujya handi aho ngaho nuziteranya n'Imana nge ntabwo ari ukukubuza kuhajya kuko wavuga ugendeye kubye ndavuga ngendeye kuri condition ya mbere iyo bita sini kwa none yego aje umubwira Imana yaguhaye yego ko nta hantu ugomba gukorera utangiye kujya handi bita ati Imana yahantumye ngo hari abantu batari kuyoboka Imana batari biyoboka Imana bagomba kubyumva yego banzi icyo gihe yaraje no kuri Zaburi yego yageze aza no kuri Zaburi nshya urumva yego ati rero ati Imana yantumye kuba bariya abantu nyine gutyo rero agenda komeza ubwo niko abantu bamumenya banyaka nimero ze niko
azamuka nyine abantu bakamumenya ki aza gutura Nyamirambo. Hari ibintu byigeze bisirikira ngo byo kuzenguruka niba ngari imva cyo gihe birasakuza nabivuze mu kiganiro twigeze dukora. Ewana nuko twamenyanye. Yego nuko twamenyanye. Ariko se kwakana ko iri yatari imva ntago yari imva koko. Dosiye y'imva reka twe kuyigarura mu iki kiganiro. Yego katubyihorere. Hanyuma reka ibintu byose ahakana. Ibintu byo Mama Chance ntakuragira mu byavuga. Kuko nubona umuntu utinyuka kubeshyera Imana ujye umenye ko nta kintu atabeshya kibaho kera kirabura. Umuntu utinyuka guhagarara ku maguru yabera akavuga ngo Zomene iravuze ngo nubona umuntu watinyutse kubeshyera Imana kandi ni benshi urumva atansiyo nubwo ndi gukora iki kiganiro turi Poet de repère ari Mama Chance ariko bantu mukurikiye Zaburi cyane iyobokamana hari n'abandi bahanuzi benshi bameze nkawe nabo basa n'abasazi cyangwa abantu baba kuri YouTube kandi ngo bitwa ngo nabakozi b'Imana. Burya president nubona umuntu ngo n'umukozi w'Imana byambarira akambara amakota akambara karuvati akagenda agahagarara hejuru y'umurambo akawushinyagurira cyangwa ukabona ahanganye n'umurambo ukabona imitsi yareza ahanganye n'umuntu utakiriho bimeze gutya Pastor Eugene byageze gutya gogo bimeze gutya nyine ukabona ahanganye n'umurambo wari muzima. Nukuri ko yo mwijuru nushaka ujye uvuga ko mugani wa Mama Chance ngo yapfuye ahagaze. Juste hari icyo mvuga gospel hari abantu benshi bamaze kubastinga basa n'abataye ubwenge bakaba basigaye gushakirwa bakansaring bakaba basigaje kujyanwa Indera bakaba basigaje nyine barasaze uzi ikintu cyabasajije nibanga rikomeye ngiye kumena ariko rinazwe mwiza ryabo cyangwa mwiyaduka ryabo byari byoroshye cyane kubeshya aba diaspora. Yego unyumve neza please kintu ngiye kuvuga kirakomeye. Baje bigize ba marayika urumva baza babeshya abantu baza bahanura ibinyoma baza reka bigize nyoni nyinshi ubuhamagaye wese bagahita mutuburira tanga igitambo gira gutya na gutya bigeraho ngaha abantu barabihaga bamenye kuri basobanukirwa ibisambo byibisha Bibiliya cyangwa byibisha ubuhanuzi bafunga ibipfunsi. Wa muntu wari waramenyereye kwakira amamiliyoni ku munsi cyangwa wenda mu kwezi akaba yakira amafaranga menshi akuye mu butekamutwe no mu butuburano asigara atakira namba kubyakira bikamurenga kugira yiyakire. Nibwo rero asazi ataye umutwe. None wa mutwe rero burya umusazi asarira muri domaine arimo. Niba umuntu ari umuhanuzi asara nyirahanura n'ubundi urumva niba umuntu ari umuvuga butumwa asara n'ubundi abwiriza ubutumwa ariko abwiriza ibintu biri bizarre. Yego niba umuntu buri wese asarira muri departement ye urumva ibyo bintu rero abantu bamaze kubavumbura batakibona namba baragenda kwiyakira no kubyakira birabananira bibananiye rero nibwo watangiye kubona ubwambure bw'abantu sasa rero bamwe bigira abasesenguzi abandi bakajya birirwa batukana ku karubanda bagatukana rwose ati waki kandi ngo nabakozi b'Imana ari abapasteri rwose ukabona pasteri yicaye kuri kamera aratukanye ku karubanda ukabona nta bitinyo ukabona ari na fiyeri abitwa abasheshenzira bo bakamushyeshyenga bati ugira ukora ishati turakwemera ati tibabwire shati komeza abasheshenzi bahemukira abantu we abasheshenzi uzi ko na Mama Chance nubwo bimeze kuriya atabura abasheshenzi bake muri comment ujya kubona ukabona ati yo nyamara uyu mama ibintu avuga Hanyuma akatava ngo mufite icyo mupfa nuko ati mpamvu uri kumubona uko mufite icyo mupfa ariko uyu ni umuhanuzi avuga cyose tuzakomeza tumuka nta muntu ubura bweshekenzi mugani waba mugani w'ikinyarwanda ngo nta muruzi ubura umukarabye urumva rero ntabwo ari uriya mugore byabayeho wenyine yego iyi gospel nge kandi
njye ubivuga ni njye ukwiye kubivuga cyane kuko mbaza ari bazima baza ari bazima oya bigize bazima ahubwo yego oya reka tureke kwigira bazima n'ubundi baje batangira ari bazima bagatangira hari umubyeyi umwe njya nibuka twatangiranye uvuga butumwa azana bibiliya abwiriza ijambo ry'Imana buri munsi agenera abantu ijambo ry'umunsi abantu babikunze bagafashwa bagahinduka ariko yaje ku ntengo hawe yebawe arantenguha ajya mu matiku arantenguha ako nyine ubwa nyine baje baza ari bazima uko bagenda bazamuka baba abasitari urumva bagenda bahindura ari nako abantu bagenda baba blessinga babaha amafaranga bagera horo babihagaritse rero bamwe muri bo kwiyakira birabananira batumutwe bamwe barasara abantu abandi nyine uzi urwego ruriho ubu ngubu abantu benshi bakunda kubimbaza kandi Joel abantu mwagiye mutangirana ivuga ejo nandi kuganira na Sabi w'isimbi arimo arambwira ati njye abantu bose namenye muri gospel ni wabampaye ti bose ambwira urutonde arambwira ati barunaka tariko nuko nsigaye nde ibintu babamo nkavuga se Joel koko nkumva ndumiwe ati abantu bamwe bakanambaza ati Joel ko yari inshuti yawe ati kuki we yagize shite wowe ugakomeza uzamuka ntumufashe nk'umushuti wawe ati bo ntibumva impamvu ariko nje nyumva cyane ati kubera iki abantu bose barabawe mwagiye mutangira nivuga butumwa bose bagize shite ikomeye iri public kandi ku buryo na society bizi ku buryo ubaza bene byaba byirengagiza kuko byanze bikunze niba abafatanya bikorwa bawe bose bagize shite abantu bose wagiye ufata amaboko ukabazamura wabagiza ku gasongero bose bakagenda bamanuka ntabwo bishoboka yuko waburi ibisigisigi byo kugirwaho ingaruka n'ibyo bintu bibaye ati rero wowe mu bantu bo muri gospel ibyo bintu byasohoreyeho ni wowe kuko abantu bose wagiye ugeza mu bushorishori abenshi la majorite bagiye bagira shite zikomeye rero nubwo tuvuga mama shatse ubwo nicyo ranibivugiye siwe wenyine ariko nubwo twagira siwe wenyine abantu b'Imana barababaye Imana sayirishimye ngiye kure ko numva bikabije nagahinda ahubwo abera b'Imana basenga bareba ikiganiro nk'iki muze tujye ku mavi dusengera abantu aho bishoboka abandi tubajyana indera abandi tubajyane mu bakansara babakansaringe naho ubundi murabona ndi mahana arenza ahubwo ari bubere kuri social media muri gospel industry bitewe nuko kandi ni muri gospel man bitewe nuko agafaranga atakiboneka nase uwari kuvanga amafaranga ntikakiboneka tugaruke kuri mama chance buri hari ibintu uvuze numva simbyumva neza mama chance uzatuye uyu munsi naonze uzakurikira kiriya kiganiro cyakorewe ku ihumura hari yavuze biriya bintu cyangwa se icyo kuri iriya shene yavuze ko nawe ubwo ari umuzimu wigendera arakubwira ngo afite ingwe ebyiri sinzi impamvu abantu ibintu batabyanariza ngo bitekereze avuga yuko ngo atuye Igikondo ngo ariko akanatura mu Kagarama ngo hose icyarimwe anavuga ko afite abana ariko ntavuge ko afite umugabo ahubwo hari naho yavuze ko ngo abana be iyo mumaze kubyerekeranye n'umuryango we ntago ashobora kubwira umugabo arakubwira ati igihe cyo kubivuga ntikiragera ahubwo jewe ubu ngubu umbajije ibyerekeranye n'umuryango wanjye nkubwira ni igihe ntikiragera nzi ko mufite aryo ubwo umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye yanezerwa kumva udashaka igihe cyose kumvuga ni ikibazo unese ntabwo uzi yuko ubundi umutware umugabo ari icyubahiro ku mugore cyane cyane iyo uri umuvuga butumwa ugomba nyine kwereka abantu yuko ufite intare mu rugo rwawe igucungiye umutekano ubundi ntibibaho umugore ufite umugabo igihe cyose amushyira imbere kugira ngo babone yuko nyine yuzuye ariko mama chance mu biganiro twagiye dukorana nta namwe yigeze avuga ku mugabo we none tugaruke kuri izo ngo ebyiri yavuze atuye mu Gikondo no mu Kagarama sibyo ni ibiki ibyo nabyo niyobera oya nta yobera ririmo
wambwiye se nkabikubwira ntuze urabizi se ndabizi aha tuyute se igikondo ni urugo yabagamo n'umugabo we aho mu Kagarama akaba ari ahantu yavugiraga yuko afite icyumba cy'amasengesho ariko akaba hafite n'undi muntu gute undi muntu babana aho ngaho umugabo cyamaye nka data igikondo abaturanyi b'igikondo babana mu rugo aho ngaho nyine muri quartier bose bari barumiye bavuga bati uyu mugore abahantu cyane ntahaba akagira umugabo usa nk'ukuzemo w'umwana mwiza cyakora w'inywera icupa yaravuze ati ntago nshobora gukizwa niba barokore bose bakizwa mu mashansi kugeza ubwo yazasiga akana gatoya mu rugo akamara icyumweru cyose ngo aragiye mu ivugabutumwa ariko ubwo yibereye mu Kagarama haruguru basi urumva akana k'amezi 3 4 abaturanyi akaba ari baza gufata umwana bakamujyana akazagaruka babura nk'iminsi nk'ingahe cyakora aje guhaha kugira agasubirayo umudamu arambwira ati uhatuye uturanye nawe arambwira ati kambabwire mubwire abanyarwanda yuko dukwiriye kumanuka tukajya gufasha abahanuzi kuko niba abantu zose bameze nka mashansi u Rwanda nta ejo hazaza rufite urumva ndabyundi kukumva kuko binavugwa yuko uwo mugabo wo ku ruhande ni agahungu k'agatekinisi yego agahungu k'agatekinisi yashatse k'imyaka 22 ngo kajya kaza kamufashe gukora zoom kugira ngo agire gute ahanurira aba diaspora iyo nzu yo mu Kagarama ntugira ngo iroroheje ni inzu itari munsi y'500 yishyura urambwira yuko ibyo 500 byishyurwa nande aba diaspora n'ubundi n'uyu munsi wa none baracyatwawe nk'intuza nk'imbata ariko se bashyize ubwenge ku gihe nicyo kibazo badiya abantu rero baratubwira mwashyize ubwenge ku gihe mukava mu byo murimo abantu bakajya bakakwirirwa babatuburira bababeshya ko abantu baravuga bati aba bantu ntukajye mubataho umwanya ariko njye ntabwo nemeranya n'abantu bivuga gutyo kuko hari abantu bakibohewe mu maboko y'aba bantu kandi barimo barabarimbura urumva bari kubarimbura rero ntago twahwema gukomeza kugaragaza ngewe nigeze nkora ikiganiro icyo gihe twari twavuze ku bisambo byibisha Bibiliya umwe mu bantu arambwira ati ngewe abantu banjye mfite niyo wakora iki niyo wateka ibuye niyo wavuga ute ntibamvaho yego nabase kubera iki batakuvaho atako se kuki utekereza ko ati mana uretse n'imbaraga z'Imana hari n'izindi zishobora gukora yego tari ibintu ushobora gutongera abantu ku buryo ubibaburiraho n'abantu n'abadiaspora tuvuga cyangwa uretse nako si n'abadiaspora gusa n'abantu bo ku ruhande bahanurirwa nabo no kubasengera hari abantu bagizwe ingaruzwa muheto n'abahanuzi banarozwe bajya batongera ibintu byo kubibaburiraho abandi bakafata ibintu byabo cyangwa amafaranga baboherereje bakayajyana mu bapfumu bakayaturaho ibiki andi bakayajyana ikuzimu andi bakayajyana hehe bakabiboheraho kabati aya mafaranga iteka ryose uno muntu icyo azakora cyose n'icyo azafata mu ntoki cyose ajya yumva yuko agomba kukimaho cyangwa akamwibahuriraho ukabura aho ngaho uhora wibaza impamvu kurekura umuhanuzi runaka pasiteri runaka byakunaniye ukabona ubutunzi bwawe niho bwashiriye buri gihe uratora umuhereza kutoye kose ugashaka kubivaho buri gihe igitekerezo kikaza ukumva wanafasha umwanzuro wo kubivaho ariko ku munota wanyuma n'ubundi ukiyaturuva byakubayeho uraroze ukwiye gusenga Imana ukwiye abantu b'Imana bakagusengera niba utabafite ngewe nzi abantu b'Imana basenga by'ukuri na Prezida arabazi
uzatubwire tugufashe tuguha abantu b'Imana bakusengere bakuderivure barakuroze bakwibaburiyeho ukahora ubayeho mu buzima bwo kwizenguruka abantu bakavuga ibibi by'umuntu ntubyumve nawe ubwawe ibintu baguhanuriye bikaba umaze imyaka 15 20 uhanurirwa n'umuntu ibintu bikaba nta na kimwe kirigera gisohora ariko kumuvaho ngo uboneka ari umuhanuzi w'ibinyoma bikaba byarakunaniye uraroza ukwiye kwirogoza ukwiye kwivana mu ubwo bubata nizo mbaraga zagutsikamiye yagutsikamishije kandi ibyo bintu ndi kubivugana gahinda gakomeye kuko ibyo bintu birahari hari abantu bagizwe ingaruzwa muheto n'abiyita abahanuzi ari abantu b'imyuka mibi ari abazimu bigendera mugani wa mama chance kubikuraho bikaba byarabananiye bitewe n'imitongero bitewe n'ibyo bakorewe kubyo bagiye babaha watanze amafaranga yawe bayakurogeraho watanze amafoto yawe bayakurogeraho watanze imyenda yawe ngo wohereje umuntu imyenda ntayambara ahubwo akayikurogeraho ibintu byinshi bagiye bakora bakabigutongereraho imyuka mibi ndetse n'ibindi bakagushyira mu mbaraga z'ububata akaba ariyo mpamvu wananiwe kwinyugushura uwo muntu ukwiye amasengesho yo kwivana muri ibyo bintu kigobotora izo ngoyi kandi icyo kintu mvuze ni umwuka w'Imana umpumekeyemo nimugire ngo ndi gupfa kubivuga gutyo gusa nubwo wenda ntavuze ngo ubwo ndahanuye ariko wowe ukurikiye iki kiganiro ukumva ibyo bintu bikuriho nushaka usenge kuko uri mu bubata bwa Satani washyizwemo n'abahanuzi b'ibinyoma. Yego mu bigaragara rero mwabantu mwe biragoye cyane ku banyarwanda gukura umuntu ku muhanuzi buriya muri kamere cyangwa se muri karande z'abanyarwanda hari icyumba cy'ubupfumu kiba muri buri munyarwanda icyumba cy'ubupfumu umwuka w'ubupfumu uba muri cyangwa se umwuka wo kuraguza akabyita gutyo hari umwuka wo kuraguza uri mu banyarwanda kuko ubundi kuraguza kera byari mu muco kumenya ejo hazaza nk'ibyo ngibyo noneho rero uwo mwuka wo kuraguza abantu bategeza bakira Kristo ngo bagende bacengeremo neza uwo mwuka wo kuraguza uragenda ukababata hahandi ikintu cyose kikubaye wavuga ati ndashaka kujya kubaza Imana burya gushaka kujya kubaza Imana ntago ari umwuka w'intuzi si umwuka ntago uriya ntago ari umwuka ntago ari umwuka w'Imana yego ndi kubyumva ibyo uri kuvuga ni umwuka wo kuraguza uri muri wowe ahubwo mwe wahinduriye izina ukabyita ko ushaka kujya kubaza Imana yo mu gihugu cyo mwisho ariko ni umwuka w'ubupfumu kandi uwo mwuka w'ubupfumu wenda abantu baze kunyumva neza ahantu sinzi niba aho mere yariho buriya buri muntu wese agira umwuka we sibyo umuntu agizwe n'imyuka itatu akoreshwa n'imyuka itatu ushobora gukoreshwa n'umwuka w'Imana ikintu ushobora gukoreshwa n'umwuka wa Satani ikintu ariko ushobora no gukoreshwa n'umwuka wawe buriya iyo mvuze ngo ndarushye reka njye kuryama ntago ari umwuka w'Imana ubimbwiye ibyo si n'umwuka wa Satani ni umwuka wanjye umbwiye uti jya kuryama urarushye yego sibyo uriya mwuka rero wo kuraguza uriya mwuka wo kuraguza ntago ari umwuka wawe si n'uw'Imana ni umwuka wa Satani yego sibyo umwuka wa Satani rero ukorera hehe ukorera mu marangamutima ya wa mwuka wawe bitewe n'ibyo urarikiye buriya uvuze ngo ngiye kujya gushaka hari ahantu nabonye umukobwa mwiza n'urugero ngiye kujya kubaza Imana nyibaza ni se uyu mukobwa n'uwanjye cyangwa se uwanjye sibyo wa mwuka wo kuraguza Satani awuprofitiramo urumva akareba ibintu wifuza rimwe na rimwe ukaba wajya no gusengera ahantu urumva jawe ukaba wajya no gusengera ahantu umwuka w'abarangi umurangi akanyana akakubwira amazina y'uwo mukobwa akakubwira atuye atamuzi akakubwira imyaka afite akakubwira ati Imana irambwiye ngo waje ushaka kuyibaza umugore muzabana uyu niwe mugore muzabana kandi utabibwiwe n'Imana yo mu ijuru ahubwo wibwiye na wa mwuka w'iki wa mwuka wa Satani wakoreye muri wa mwuka uri muri wowe kuraguza yego urukumva ibyo bintu ndiko byumva cyane ni nayo mpamvu abantu badukurikiye ntibizagukange
wumvisha abantu bavuga bati uriya muntu afite imyuka y'abarangi ariko nusubiza amaso inyuma usanga ibyanura byose wagiye ubibona bisohora kuri wowe cyangwa ari ukuri urumva cyangwa akakubwira ibintu ukumva nibyo byose ukumva nibyo ariko ntibikura yuko uwo muntu adafite umwuka w'Imana nta nubwo imyuka yose ivuga ibintu biri byo ari iy'Imana cyane niyo abarangira avuga nibyo nari ngiye kuvuga rero kubera ukuntu abanyarwanda benshi muri bo bifitemo umwuka wo kuraguza Satani nawe akorera muri uwo mwuka wabo akavuga ati ndashaka kujya kubaza Imana niba uriya mukobwa ari uwanjye ukimara kubitekereza gutyo Satani aba yabyumvishije aragenda agakoresha abantu be bakaza bavuga ati bya bintu watekereje ni ukuri bakagwanura ati mvuka Imana ivuze amatsiko ntashire uriya mugore n'uwawe cyangwa se akagushwa no mu bindi bintu bigiye bitandukanye wowe Satani akagwa n'ibimenyetso akakubwira ati wowe Joel utuye Nyamirambo mu nzu imeze gutya isa gutya mu gitondo wabyutse uraruka ati yangiza agatagwana akubwira ati burya n'ibintu baguterereza akakubwira n'ibindi byose ukahita uhuruduka ukavuga ati ibintu nibyo kandi hari abitwa abahanuzi nzi bafata ibintu batongera abantu ibintu biri bubabeho kugira ngo baze kubona aho bahera bahanura ko bimeze gutya kandi aribo babikoze cyane nicyo nashaka kukubwira rero abantu b'Imana tunababwiza ukuri ushobora kumva ibintu turimo turavuga ukavuga ati ibintu Joel arimo aravuga ukuntu nirwo ntanga amafaranga kuri uriya muntu n'ibiki ati ibyo ari kuvuga numva ari byo ariko ikibazo se ko amanura ibintu bigasohora nuko ntabwo ko amanura ibintu bigasohora cyo kigaragaza ko ari ko ari umuntu w'Imana hari n'indi myuka ihishura ibintu bihishwa itari iy'Imana umva ibintu bibabaje ko hari umuntu nose umupfumu ko agupfumurira ibintu ukumva nibyo kandi ubizireza ko ubufata ari umukozi w'Imana abapfumu rero ubu none bahinduye amazina basigaye ari abahanuzi bitwa abahanuzi basigaye banakoresha izina rya Yesu ariko bagakoresha bwa bupfumu bwabo nyine nibyo nkubwira nibyo nagiye kukubwira njyari umudiaspora nzi yigeze kwerura arampamagara ati umuhanuzi runaka ati maze umwaka n'igice muha 1/2 cy'umushahara ninjiza urumva ati kandi icyo 1/2 nsigarana nta nubwo kivamo expense zanjye z'ukwezi ati none yarambwiye ngo nindeka kuyamuhereza urumva ngo bazatanyirukana ku kazi urumva nzafusha umwana wanjye w'imfura kandi n'umugabo wanjye azahita nta urumva nganyumvira nk'uwo muntu ndamubwira nereka nkubwire ukimara kumbwira ibyo bintu ariko ngo akamubwira ko ariko Imana yamubwiye urumva umuhanuzi akamubwira ati niko Imana yambwiye ati rero mwene data ati mu bintu byose uteganya gukora ati wihangane uzajya ukuraho icyo 1/2 utazahura n'ibyago Imana yakubwiye noneho umudamu mwari ikiganiro twakoze turimo tuburira abantu bimwanga mu nda arampamagara ati none se ko umuntu runaka yambwiye gutya na gutya ati cyakora aransengera aramanurira ati bikagenda binasohora ati ariko yambwiye gutya na gutya ati wangira namake ndamubwira ni reka mubwire mushiki wanjye si wumva ibyo tuvuga uyu muntu ni umupagani ni igisambo kibi urumva ni kandi byaguhanura bigasohora ntabwo ibyo bintu bivuye ku Mana ni kuko n'umwuka wo kuraguza n'umwuka wa gipfumu nawe uvuga ibintu bizaba bikanaba kandi bikaba ikikwereka ko uwo muntu adakorerwamo n'umwuka w'Imana ni uburyo yabeshyeye Imana ko yamubwiye ko ugomba kumuha 1/2 cy'umushahara wawe n'uburyo yagaragaje yuko nutayatanga uzahura n'ibyago yego nibireke ntabwo Imana ikora ibyo byamunaniye na nubu hashize nk'amezi 3 arambwira ati Prezi ati igihe cyose ngiye kubirekura numva ngize ubwoba ndavuga none reka nkwereke urumva araroze umva se sibyo nkubwira araroze wowe uzahamagara umugabo wawe umubwire ukuri ibyo byose ubimubwire byose ku murongo urumva burya abagabo twebwe nubwo tugira ubwoba ariko ntabwo ubwoba bwacu bungana n'ubw'abagore birumvikana nubwo yaba adakijwe umugabo wawe ndabizi ko azabigufashamo kandi bikunda yarabigerageje ukwezi kumwe yegeye kubona akabona ntibigize se nta kintu abaye ukwa kabiri yabonye nta kintu bibaye nanamubwiye ni wowe ntuzanamubloke uwo mugabo uzamubwire uti ntayo ndi buguhe wowe usenge gusa wiragize amaraso ya Yesu Kristo uzareba nyuma y'amezi 2 batayamuhaye cya kihanuzi se n'icyatsi kimubloka
umuhanuzi we yaramuborotse se wumva ariko arakishe mu bantu uyu muhanuzi umunsi umwe tuzamuganiraho abantu nawe bamumenye ahubwo nawe bamumenye ni ukuzamuvuga nawe bamumenye niba ubona kiyobya abantu uru Rwanda abantu bajya bavuga ngo turavuga uru Rwanda rurimo abakozi Imana bakora amahano reka kuyavuga ntacyo afite ibimenyetso hari umuntu umwe ngewe aritse kumamagara urumva anjyana ikamvuge ndeke kuvuga intara yanjyanyemo urumva oya niyo wayivuga upfa kutamuvuga ni umu diaspora yego arambye ati ndagushaka mfite ikibazo kiremereye uzagenda yantuye umugabo ukuze arimo ararira ati hari umupasiteri unsenyeye urugo mukubwiye wakumirwa umupasiteri uyu munsi ndashaka kuza gukorera umurimo w'Imana kuri jyewe ati kugera ahangaha nangahe ndamubwira gukodesha imodoka mubwire essence arambye ndakongeraho nangahe y'umubyisi njya kureba kugira ngo mwumve gusa uwo mupasiteri ni baba pasiteri bitwa abapasiteri bakitwa n'abahanuzi yatangira asengera umugore we kuwa mbere kuwa kabiri amuhanurira kuwa gatatu kuwa kane bigira noneho ubwo atangira kuzajya bafata igihe cyo kuganira umugabo agataha agasanga aracyaganira n'umugore umugabo akarinda aryama ninasinzira umugore akiri kuri telefone aganira n'uwo muhanuzi n'umupasiteri urumva joye urabizi ukuntu abadiaspora bubona umwanya gakeya n'umwanya abaprofesa baba bawubyaza umusaruro umugabo akarinda aryama umugore akiri kuri telefone n'abana bamubuze gutyo noneho biza kuba gashya umugabo yakundanaga n'umugore we cyane umunsi umwe umugabo afashe telefone asanga umugore ashyizemo password ntagishaka yuko umugabo abona amenya gahunda zo muri telefone noneho biza kurangira umugabo agize amakenga atanya kujya kurikirana umunsi umwe sinzi ukuntu yaje kubatega amatwi yumva umugabo umuntu wamushyiriyemo password kuko yarananiwe kuyikuramo umugabo arongera amufasha kuyikuramo uwo mugabo wo mu Rwanda barabonanye zo nuvuga ngo kugira ngo kiremo iyo password akiramo password muri telefone ni umugabo ni uwo mupasiteri wo mu Rwanda amufashe kuyishyiramo ari ngaho mu gihugu cyo hanze yego urumva no kuyihindura byose none byatangiye ari WhatsApp gusa ajya muri Facebook ajya muri Instagram ajya muri réseaux sociaux zose azishyiramo password umugabo umunsi umwe abaza umugore ati ko telefone yawe usigaye warayishyizemo password kubera iki ati ngewe ati ntabwo ngishaka yuko nyine uzajya muri telefone yanjye uko yiboneye n'iki ukababona umugore yarahindutse Yesu nani wumva umunsi umwe kwa kundi telefone bitarajyamo password aza kuyifata umugore we atareba yinjiye muri chat y'uwo mupasiteri asanga ni za sheri asanga ni amafoto asanga ni ibiki byose biteye isoni n'ibiki umugabo arumirwa aravuga ati ibi ni ibiki kweri kandi umupasiteri amufata nk'umupasiteri nyine wo kwizerwa aza kumuhamagara aravuga ati wambabariye ko n'urugo rwanjye rugiye gusenyuka kubera wowe ukandekera umugore urumva uzi yuko umugore bagiranye amakimbirane ameze gutyo ibintu bigakomera umugore aza gutegura urugendo rwo kuza mu Rwanda umugabo ati se ko nta budget twateguye n'ibiki ko wari usanzwe ugenda wenda nyuma y'igihe runaka none ukaba ugiye ibintu bitateguye wakwihanga ukazagenda nk'uko wari usanzwe ubitegura toya ati ndagenda agenda by force urumva asigira umugabo abana kumbe umugore yaje mu Rwanda kugira ngo afetere anniversaire yo mu Rwanda ari kumwe n'uwo mupastor kwakira Yesu wumva ukuntu abantu wumva ukuntu nituvuga ibintu by'ubuhanuzi abantu bakwiriye kubyumva cyane sibyo ukaba maso wa mugore ukabera maso umugabo wawe wirirwa kuri telefone ari ngo ari kuvugana n'abahanuzi wa mugabo ukabera maso umugore urumva kandi kumera maso ntago ari ukumuhoza y'inkecyo ya nukumuganiriza nyine mugachallengeingana kugira ngo umuntu niba ari nako gahuge bamupfunyitsemo akavemo kuko bari inshuro nyinshi umuhanuzi yashaka kukwiherera neza ko ufite umugore cyangwa ufite umugabo akoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo
uburyo mugiranamo ubusabane cyangwa uburyo umusengeramo uwo umupartenere wawe atabimenye. Yego cyane. Uri kumva? Cyane. Aza mu Rwanda. Ahubwo bagabo namwe bagore nimwumva ngo hari umuhanuzi wadutse ngo usengera umugore wawe ariko ukabona umugore ashaka kubiguhisha, menye ko harimo ikibazo. Ujye umenye ko harimo ikibazo gikomeye. Kuko umuhanuzi mwiza nubwo umugore wawe yaba afite ikibazo, umuhanuzi araza akakubwira ariko ashaka kugira ngo icyo kibazo umugore afite nyine gikemuke mubane neza. Yego. Ariko nakwirana wenyine menya ko harimo akantu. Naje mu Rwanda niba fesa anniversaire buri ibintu by'Imana yikorera. Umugabo agiye kubona abantu umuntu ataza mwohereje amafoto, atwise umugore wawe, atize umugore wawe mwaratandukanye, atashwe none ko turimo tubona uburyo anniversaire yafeswe umugore ahantu ahagaze n'umugabo bahagararanye ko bigaragara ko ari umukunzi we barimo bishimana. Yesu Kristo, umugabo noneho yahise ahahamuka, yahise depression yaramukubise, aravuga ati none ndapfuye birarangiye. Ibirori nibibaye se ntagarutse, umugore agaruka, umugabo aratuza n'umugabo utuje utirukira gukora ibintu. Agize atya, umugore agiye muri telefone y'umugabo ko we ntago yigize acamo ibintu by'amapassword n'iki. Umugore agoye ku mafoto, agiye kure muri telefone agwa kuri ya mafoto. Yego bamuhaye. Yahise yasiba yose. Umugabo yari atarabimubwira ngo anabimubazeho, umugabo agiye kujya muri telefone asanga amafoto yarayasibye. Abura ikintu avuga, abura n'icyo mubaza kuko yari proof azabimubarizaho. Abicyakora umunsi umwe umugabo aryamye asinzira agiye kubona abona wa mu prophet. Buriya mwamusetsa abantu cyane, ingo ziri gusenyuka, bari kuzisenya, bari kusambanya abagore ngo babashutse ngo baje kubasengera. Uzi ibintu biri gukorwa n'abantu bitwa ngo nabantu. Niyo mpamvu rero buriya ibi bintu tutabivuga gutya abantu bazakomeza gukorera mu rwisho, ariko iyo tubivuga gutya byibura ntabwo wabura abantu nka 2 cyangwa 3 yego barokoka cyane rwose. Bya bintu burya nuko uko bimeze cyane, ntabwo ukanguka niko bimeze, ukagaruka. Bantu mudukurikiye, ntabwo twubika imbehe y'abahanuzi ngo amaturo mwabahaga muyaduhe. Ntabwo twubika imbehe y'abahanuzi ngo tugire ikindi kintu twunguka kindi kidasanzwe. Ariko mbabwiza ukuri ibihe dusohoyemo biragoye. Mukwiriye kuba maso, mukamenya kugenzura imyuka, mukamenya mbese gukora icyo bita analyse logique cyane, mukava mu bigare by'abitwa ngo naba profete ngo nabahanuzi. Pe muzahora mwurwo rungabanga bo mwizengurukaho, nta kintu bizabamarira. Rero abantu mukwiye gushyira ubwenge ku gihe n'ukuri. Ibyanditswe byera biravuga ngo Imana ntiyoshwe n'ibibi, ngo kandi nta n'uwibyoheshwa ibyohesha. Birasobanuye ngo ntago Imana ishobora gukoresha umuhanuzi ngo agwanurire akubwira ibi n'ibi akoresha ibyanditswe byera ngo narangiza ahindukira aba ari nawe ushobora gukoresha amahano cyangwa ibibi, ngo anahindukira avuga yuko ari Imana bimukoresheje. Ntibibaho. Yego. Umuntu nashaka azagwanurira azagukorera ibyiza 99%, ariko nashyiramo akantu kabi kamwe uzamenya ko atari Imana yamukoresheje. Niko bimeze. Cyangwa uzamenye yuko ari kwifashisha impano z'Imana kugira ngo akwegurire Satani. Rero ntabwo uzambwira ngo ibi bintu tuzabiceceke kandi abantu bakomeje kurimbuka. Nibyo. None se niba tuvuga ngo Mama Chance afite inzu mu Kagarama, uzajya gukodesha inzu mu Kagarama mumba amafaranga baguca, nta nzu iri munsi y'500. Mama Chance nta kazi agira. Ibyo 500 mukeka yuko atari aba diaspora cyangwa se abanyarwanda ashukashuka akababeshya akabashyiraho n'iterabwoba. We nta terabwoba yazaga gushyiraho buri munsi. Urumva yuko byanze bikunze hari abantu akuramo ayo mafaranga kandi mu buryo bw'uburiganya. Muzacunge neza yarimo ahanura, mwumve ko hari n'ibyanditswe byarashobora kuvuga. Reka avuga ibintu utamenya anabikura, ariko kandi none akakubwira ko ari Imana yimuhaye. Umuntu uvuga ngo Imana yamusabye ngo gutangaho ibingi bitamba, ngo abana be bose ngo Imana yagiye yamusaba ngo atanga ibitamba, kandi Imana nta buretse. Reka nkwereke navuga ngo Imana nimukajye muhakana. Umuntu ajya avuga ibintu mujye mubyemera.
niba yaravuze ngo Imana yamusabye ibitambo ubwo Imana yari imusabye nyine ariko ikibazo ahubwo wakibaza iyo ni Imana yo mu ijuru. Yesu Kristo niwe gitambo cy'ukuri. Iyo tugeze mu isezerano rishya dusanga Imana idasaba abantu gutanga abandi ibitambo, ahubwo yatanze umwana w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo abe igitambo cy'iteka rimwe gusa, nkuko tubisanga mu Baheburayo ibice 10:10 kugera kuri 14. Yego. Yesu niwe wujuje byose, bityo nta kindi gitambo cy'abantu cyangwa amatungo Imana ikeneye kugira ngo umuntu akizwe. Ibyo byari byo mu isezerano rya kera. Yego. Imana ntisaba ibitambo by'abantu. Yego. Imana ntishobora gusaba umuntu gutangaho undi muntu cyangwa abandi bantu nk'igitambo, ahubwo iyo tubibona mu mateka ya Bibiliya bikorwa n'imbaraga z'umwijima cyangwa imana z'abapagani, nko gutamba abana kwa Moroki, nkuko tubisoma muri Yeremiya ibice 32 umurongo wa 35. Igitambo cy'abantu ni ibikorwa Imana yanga kandi ibifata nk'ibizira. Ntabwo Imana yo mu ijuru se wa Yesu Kristo ashobora gusaba umuntu gutangaho undi muntu igitambo. Ariko icyo nemera cyo ntabwo bishoboka. Ngiye icyo nemera cyo nuko ibyo bitambo ko Imana yabimwatse, ariko si Imana yo mu ijuru. Nibyo ntabwo ari papa wa Yesu. Ubwo navuga ngo ngewe yanyatse ibitambo, Imana yanyatse ibitambo. Ujye ubyemera ahubwo wibaze kuri questioning kuri iyo Mana. Questioning kuri iyo Mana. Bityo rero abantu mudukurikiye reka twongere dukanguke. Reka twongere dukanguke, tube maso, twemere gukoreshwa n'Imana. Kandi Joe, uburyo uzatinya umuhanuzi uhanura igihe cyose ntakireme ijambo ry'Imana ni ikibazo. Uzamutinye, uzatinya umuntu uhanura ntagendere ku by'ijambo ry'Imana rivuga. Uzatinya umuhanuzi uhanura yamara guhanura akavuga ngo nubwo nta byanditswe Imana yamaye ariko Imana twivuganiye. Uzatinya umuntu wongera umuhanuzi uhanura akongera ku by'ijambo ry'Imana ryavuze. Uwo muntu uzamugendere kure. Nubwo bitoroshye ku bantu bakiri bato mu gakiza, ariko ibi biganiro turimo dukora ujye wemera ubikurikire. Ujye wemera ubikurikire, umenye isi y'umwuka uko irimo itwara abantu, umenye nuko witwara. Yego. Njye nicyo nashaka kuvuga. Ngira ngo ni naho twasoreza. Reka dusoze abumva bumvishe, ubasanga tugikoze kubera umuntu umwe cyangwa babiri. Ari Imana ishaka kurokora ngo bamenye aho ibihe bigeze. Yego. Iperezi wakoze cyane rero. Yego Joe, nawe Imana igumugisha mwinshi cyane. Amen. Kandi Imana ikomeze kurinde kandi wihangane nyine ko hari abantu bamwe namwe bagiye ukoresha kuri chaîne yawe bagashita bakagira shite cyangwa se bakitwara nabi, ariko ntago ari wowe wenyine. Ni twese. Natwe hari abo twagiye dukoresha bakadutenguha, ariko kandi nanone iyo ugenekereje nkurikije uko babivuze, aya mafaranga y'abadiaspora, kandi ntitunavuge n'abadiaspora gusa n'abanyarwanda, hari abantu bagiye bahesha umugisha abantu, yagiye ashukashuka abantu cyane, bituma abantu bareka kujya gushaka imbaraga z'Imana, bakumva bahora bararikiye kujya ku makamera. Ibyo bintu bigenda bituma imbaraga z'Imana ziva kuri bo, hanyuma kandi imbaraga za Satani zo zirekereje zisigara zo zimwe zirabakoresha. Kandi ntibashaka kwemera yuko imbaraga za Satani ziri muri bo ngo bemere bajya ahantu Imana yongere bagarukeho, ibakuremo imyanda yose yabinjiyemo, ibasubizemo imbaraga z'Imana. Buriya hari ikintu kimwe cyantangaje, uzi kumva umuhanuzi ahamagara, numvishije mama Chantal mubwira mukuru wawe murumuna wa Bikemo ngo kubera ahantu ugiye mu gushyingura ngarya ibinyomoro niba ari bitatu, ngo urya ibinyomoro bitatu kandi ubirira icyarimwe, ngo biraba bikuriho uburinzi. Abantu bajye bumva sibyo, kugira ngo Joe nituvuga gutya abantu bakajya bagira ngo tumo turata umwanya. Ntabwo biza nyikoreza umunyu. Ibintu mana urumva burya umuntu akura yarigeze abo umwana mu bintu umunyu uzi nikorera umunyu yishashi se ibyihore ntabyo nsobanura, ariko bakomeye ko nikoreye umunyu. Mama Chance urumva mu gushyingura gugu yari yambaye ga z'umweru man zidakorwaho, uziko natinyira kumusuhuza avuga ndi yari yambaye ga
shamani reka ubwira ibintu nabo mama Chance burya twavuye gushyingura asigara ku irimbi yakoze iteraniro. Nzi ibyo ntago bizi. Ndabizi. Ni yari kumwe n'undi mu pastor ntago ndi bumuvuge. Ariko basigaye ku irimbi arimo arahanurira ku irimbi. Abantu abaturage bamuzengurutse ariko kwibaza ati ibi bintu ni ibiki turimo turabona ngaha ku irimbi. Twatashye mu saa 12 n'igice. Yasigaye ku irimbi yafatiye arimo arahanura yambaye ga z'umweru. Ga z'umweru. Ntiyigeze afata ku murambo. Reka. Mbivuze nta ntiyigeze afata ku isanduku. Kwa kundi abantu bambaye amaga bafashe ku isanduku muri mu muhango wose. Weye rwose yaje nk'umudamu w'umusirimu afite akamodoka keza urumva yambaye ga w'abandi. Tusiga bari mu materaniro mu ijoro. Wamenya bari mu biki? Prezi reka dusoze tutamena andi mabanga menshi atari ngombwa. Imana igumugisha mwinshi cyane. Kandi Imana igiye neza abantu bayo. Iki kiganiro gikorera abakiri bato mu gakiza. Yego. Abakuru bo mushobora gutekereza ariko turimo turatumwanya. Hari n'abantu benshi bagiye batwandikira bavuga bati uyu mudamu ntimuzamugarukeho biragaragara ko ari umukozi wa Sekibi. Abandi bati umuntu yivugiye ko ari umuzimu ubwo se mwakomeza kumutinda gute? Ntabwo ikibazo ari ibyo ngibyo yavuze ko twe natwe ubwacu turabibona yuko afite ikibazo, ariko hari abakiri bato mu gakiza batabizi batabibona. Ariko uko dukorera bino biganiro ko abantu benshi bagenda barushaho kugenda bakanguka. Imana ibamugisha rero kandi komeza kubitaho. Joel ndagushimiye cyane. Imana ibamugisha mwinshi. Amen. Aha.